y'umuryango urumva ni imiryango ibiri ihuye. Ubwo rero biba ngombwa ko mpagarara nkaho ndi kureba ibyo ari byo. Nawe asohoka aza nsanga aho mpagaze. Niho yansabiye nimero rero. Ako nawe yakundaga akavuyo bya hatari. Simbizi ni ubizi. Ibyo niwe wabimenya. Ariko ni gutyo byarangiye asabye nimero nibwo yagiye akayicarana nyine. Aragenda arayicarana. Arituriza sha. Arituriza mwa. Abantu mwa. Abantu batwaka nimero kugira ngo bazikoreshe icyo bazitwakiye. Akayenda kituriza. Akiryamya nta ubwoba mwa. Udanje. Nuko rero bariturije n'abavuga atari ko bite. Cyane. Twarahwenda mubaza ati yewe bimeze ute? Nimero zanjye ni umutako muri fone. Mwiza akaguha urukundo. Iyo ugiye gusaza gusubiza ibusore. Barayaguhaye urukundo. None siko mbona musa. Kose. Hari impamvu buriya wasanga nyine atabirimo kwanza kanze ngiye kumubaza ndamusanga ndamubwira ati urimo ni nibyo cyangwa ntago ari byo makane hakiri kare menye ngo ntago ari byo aramwenga ariko ngo sinakwiye ko nzagusubiza hari iri nabwo uyu muntu nyamara wasanga ibyo ndi gutekereza bitandukanye n'ibyo ari gutekereza nkuri ahantu hihebye. Hari umusaza ubwo yigeze kuvanga ingorane z'abagabo nk'umunani ubwo nawe tayari wazinjiyemo ariko hari nundi wavuze ngo umugabo nuwinjira mu kibazo akamenya uko aragikemura ntago umugabo ari utinya kujya mu kibazo kuko abantu benshi tungana bo bavuga ko cyangwa se nabo n'abandi utari n'abashatse imbere yanjye banduta bituraza kubigarukaho ubundi abantu benshi bafata ko gushaka ari ikibazo cyangwa se ari umuruho abenshi niko babifata ariko ubundi biba umuruho bitewe nawe cyangwa se n'umwashakanye kuko birivuga ko urugo rwiza ari ijuru ritoye. Numvaga ko nyine nagenda hari ibyadanje. Numvaga ko ubwo nyine ngiye kugerageza. Yari ukugerageza ntago twese tubyinjiramo yaba ku ruhande rw'umwumvise ntago yari birimo neza. Nanjye ntago nari birimo neza. Ubwo rero harimo kugerageza turebe. Yes, ni by'agace gakomeye kuri Tamano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ningiye mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera zacu za Gonarike Plus turafite abantu b'Imana. Ntago turi twenyine, turi kumwe na Ndi Mukristo TV nibo tugiye kuganiriza abantu b'Imana bari imbere yanyu. Ni couple nziza, ni couple yasenze Imana, n'abantu Imana yahaye umugisha, n'abantu Imana yaremanye, mbese ubirebye neza wagira ngo baravukana abatindanye barasa ariko mu by'umwuka twese turi bamwe bantu b'Imana. Mumeze muti? Tumeze neza. Murashima Imana? Kugira ngo ibintu byacu bigende neza nk'abakirisitu reka dutangize n'isengesho reka dusabe umutwari. Bundi bavugaga umutwari yabaga ari umuntu uhagarariye urugo adushyira imbere y'Imana. Amen amen. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami Imana yacu wahozeho kandi uzahoraho izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye turaguhimbaje kubwo uyu mwanya w'umugisha uduhaye. Benshi bagize acecekirwa abandi bari mu bitaro ariko twebwe turi bazima izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kuvuga imirimo yawe uburyo ukora n'ibitangaza byawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi ubane natwe muri minota tugiye kumara ubane natwe tuganira kandi iki kiganiro kize gukora ku mitima ya benshi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Komeza ubane natwe kandi tugire neza niko dusinze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Nongeye kubaha ikaze na karibu hano iwacu nubwo namwe mwatwakira mu burengerazuba ku Gisenyi niho twicaye tugiye kuganira n'abantu b'Imana. Hanyuma rero mumeze mute? Ewana tumeze neza nawe urabibona ko tumeze fresh. Urishimye pe? Cyane. Urishimye. Wasanga mu buzima bwawe bwose uyu munsi bwo wishimye cyangwa se uherutse kwishima vuba? Oya mu buzima bwanjye turuka navuka nibwo nari mbonye ikintu kidasanzwe ibyishimo ntago byabura ntago navuga byinshi nawe urabibona urabyibonera ibyishimo birahari kabisa kandi kibiteye Fabri Biziki kira kiganza ko nahise afata umuntu. Gira gutya.
Kuki? ndishima nawe urabibona ku maso ndishimye cyane. Hari umuririmbyi waririmbye ngo iyo uhuye n'umuntu mwiza akaguha urukundo, iyo ugiye gusaza gusubiza ibusore. Barayaguhaye urukundo none siko mbona musa ubisubiyemo ariko ntabwo ari wowe gusa turasa. Abantu benshi bavuga ko dusa, ariko iyo urebye n'amafoto yacu ukayareba neza ubona tugiye gusa tu ubona nyine. Ariko nkunze kubibona ku bantu benshi, iyo abantu bakundana bakabana noneho ukamema akantu ko gusa gahita kazamo, muhita musa. Ubu ngubu murasa pe. Turasa kandi twiyemeje kuzahora dusa igihe cyose. Ariko sha reka nkubwire, niba byabe nibyo kuva ngo Imana nagutinze ikagutegera, niba byabe niba bavuga ngo ikamye ngije gikerewe ngiza ngo ikiza nyuma gikere ngo kiza gipakiye, sha shobora ko Imana nagupakiriye pe. Ngi Imana ya ngo ari abanyamasengesho dufite agaterembe kavuga ngo ngiye gukereje iragutegera. Ubwo rero twarakerewe ariko n'ubundi iradutegera, itugeza amahoro, turashima kabisa. Reka nkubaze, mu masezerano Imana yaguhaye watekerezaga ko uzaba wica hamwe n'izuba iruhande rwawe, cyangwa hari ukundi kuntu wabitekerezaga? Mbwira. Cyakoza David, reka nkubwire akantu kamwe kuri icyo kibazo mbajije. Urabona turasenga, nawe urasenga. Hari igihe Imana ivuga ngo mwana wanjye ngo ukore ibi, nguhaye ibi, ariko nawe washyira mu bwenge nk'umuntu wareba nawe uturuka ukavase koko Mana ako gushidikanya ntikabura. Ngi Imana yambwiraga ko izamura urugo rwiza, izanyubakira kandi kizankorera ubukwe. Ariko nareba akazi, nareba famiye, nyine wareba hakurya ngiyo ngo rode bar ngareba ngavuga ni Imana waba kwa makire katuvuge gutyo, ni uko ari wowe nabivuze nawe ibintu nyine ngabishidikanyaho nk'umuntu tu. Urabyumva nawe? Najya nahita mva mu muka ngajya mu mubiri, ngareba mu mubiri ukuntu bimeze, ngabona ibintu ni danje. Ariko rimwe na rimwe ibintu Imana ivuga biba birenze ubwenge bwacu. Ariko ngiyewe ibintu byambayeho ntago bisanzwe pe kuri ngiyewe. Kuri wowe? Kuko Imana yarabimbwiraga ngabibona nk'ibintu biri aho, ikabimbwira ngabibona nk'ibintu biri aho, ngafite nk'ibintu biri kure cyane. Ubundi twakuze twumva ko ibi birari byabariya. Ariko reka tumanze tuvuge neza, wasanga uri no kurota. Ibaze ngubu reka nyine ngubaze. Ibaze ngubu ifoto uri kubona hano, David yicaye imbere yawe, iruhande rwawe hari umuntu, urumva usa n'izuba, urumva usa n'inyenyeri, urumva wajya gukanga ugasanga abo bantu bose kuba ati ndi kuganira na David ugasanga ari mu nzozi, wakwitwara gute? Nasaba Imana akita incyura, kuko uzi impamvu bibaye ari inzozi, nasaba kuzahora ndota. Kuko uburyo numva ameze, mbega urabyumva nawe, umuntu wari umenyereye kubaho ntawe umubaza ngo watinze gutaha, ntawe umubaza ngo wariye, ntawe umubaza ngo byagenze ute, umeze gutya. Nyine uburi wa muntu umeze nk'uri ahantu hihebye. Hari umusaza ubwo wigeze kuva ingorane z'abagabo ngo 8, ubwo nawe tayari wazinjiyemo. Ariko hari n'undi wavuze ngo umugabo nuwinjira mu kibazo akamenya uko aragikemura, ntabwo umugabo ari utinya kujya mu kibazo. Kuko abantu benshi tungana bo bavuga ko, cyangwa se n'abandi utari n'abashatse imbere yanjye banduta, turaza kubigarukaho. Ubundi abantu benshi bafata ko gushaka ari ikibazo cyangwa se ari umuruho. Abenshi niko babifata. Ariko ubundi biba umuruho bitewe nawe cyangwa se n'umwashakanye. Kuko birivuga ko urugo rwiza ari ijuru ritoye. Urumva rero iyo ugize amahirwe Imana ikaguha umugisha ukagira urugo rwiza, ubugize umugisha, rimwe na rimwe ugasanga ibyo utabonaga urabibonye. Buriya nkanjye numvaga ko ubuzima bwanjye nari mbayemo, ubundi kubaho neza kwanjye ari ukuzana umugore. Kubaho neza kwawe niko nari narabisetinzemo. Wisetinzemo kuko ndi umusore numvaga ntabayeho neza. Ndavuga ko byagenda kose nzarya inkoko nziza ariko mfite umugore, nzarya ifiriti ariko ngize ute mfite umugore ayiteka. Kuko biragoye kuvukira mu bana bangahe cyangwa se n'urugero mu buzima ko ufite ubushobozi bwo guhahira nk'abantu 8 debi, icyo ushaka kurya kurakirya biba bigoye. Buri wese bakinize.
arwana nuko ubona icyayi y'amata yigira kwiryambira rimwe na rimwe abatipe ntabwo tujya mu rugo dutaha twimwira amata mu maresitora mu tugeto no mu tugeto urumva tugacomeka uduketo n'amazi ibintu biba biri aho ngaho bikabivangavanga ariko ubu ndavuga ni madamu ushyushya amazi njye muri dushe bikabikorwa atera ipasi akayitera mbo ndashaka kunywa icyayi nyine buri kamwe kose urumva bya bintu ngiye natekerezaga numva mbirimo yego kandi numvaga ko ntekereza ko ngiye ku giti cyanjye ubuzima nari mbayemo ndi umusore bugiye gutandukana n'ubwo narimo ndi umugabo nubwo ku bantu benshi atari ko babitekereza abantu benshi batekereza ko iyo umuntu ashatse ubundi agiye gukubitwa yego biraza ariko n'ubundi umusore irandwara ninde wayibateye yo kuvuga ngo niba ushatse ugiye gukubitwa abantu benshi niko batekereza abasore benshi urebye buri uganiye n'umuntu ufite amafaranga ashobora ufite amafaranga aravuga ati yizonye umugore arigiye atashira kavandi none amafaranga nyina yatashira nzanye umugore hari n'icyo wavuze ari gihe uzana umugore ari mu buzima bubi ibintu byose bikahita bihinduka ubibona ibintu byose ariko abantu twumva ibyo byumviro ni bake hanyuma rero utaza kunyosha nkananirwa kuvugisha umuntu hano wowe nari nkuzi witwa Claude wowe nari nkuzi witwa Claude hanyuma se mutwane bo wavuze se cyangwa se andi mazina mwitana unyitande be ubundi abandi bakwita nde wowe Njyewe nitwa Niyigena Alice. Witwa Niyigena Alice. Niyigena izina ni ryo muntu. Mana arebera avuga ati ngiye ngugeneye uyu nkuyu igihe nkiko zawicaye ibumoso bwe zawe wambaye gutya ariko sha muraberewe pe. Nambaye neza amavuta y'ubugeni. Murakoze. Murakoze. Hari ikibazo nkunze kwibariza abarokore. Urabona n'umusezerano ryawe cyangwa se ntago wemera ibintu by'ubuhanuzi. Wati Imana yamubwira ati ngiyewe nzagukora ikidakwiye cudatekereza icyo abantu batabona icyo batakubonamo Imana iguha umugabo nkuriye ubwo niyo nyine yararebye ibona ko nanjye ngomba kubyumva mbere nta kintu wazaga umbwira kubijyanye n'ibyo oya pe ariko ubu ngubu utagiye kumva nza ubu ngubu ndabyumva bitewe nuko abanganiriza abambwira ibintu byose avuga ati nanjye nshobora kubyizera wasanga ibyo bambwiraga nkabica amazi ari byo wigeze usengera kubona umugabo oya ntabwo wabisengeye umese wabaga wizeye ubwo nyine numvaga nifitiye icyizere wumvaga wifitiye icyizere ukavuga ati uko bigenda kose bigomba gukunda cyane usanzwe ariko mu mugabo mbere mikrofone umugabo wasengeye ko Imana yaguha umudamu yego igihe kirekire cyane wumvaga wowe ufite icyizere kingana gute ko Imana izabigenza neza nyine nibyo navuze kare bundi Imana akeshi yivuganye natwe dutinda kumva kuva kera hose narasenze ariko guturuka kera nyisenga natangiye gusenga 2014 nibwo natangiye gusenga bigeze hagati y'incika intege nyine urumva umuntu afite ariko Imana atangiye kumbwira ibintu by'urugo ndangije mu primaire 6e nibwo nari nsoje ngi Kigali Imana nagenda njya gusenga Imana ikambwira ngo nzakugira umuntu w'umugabo kandi nzagukorera ubukwe bwiza kandi nzaguhereza umugore mwiza nzaguha urugo rw'umugisha urumva nikurusha abandi noneho urumva byarangiza nkabifata nk'ibintu biraho bigeze nyuma mbyinjiramo kuko urumva Imana yabimbwiraga ntari nanagira ntari nanakundana ahubwo umva ikintu gitangaje kirimo numvise mu kiganiro tumaze kuganira ko dufite ibintu byinshi tugiye kuganira kuko dushobora kuganira nk'amasaha nk'atatu n'ibikunda kuko tubafite byinshi ngenda babaza byinshi mbarize n'abantu urumva n'abari aha ngaho bose mbabarize n'abazabyumva nyuma y'imyaka 100 nabo mbabarize ngo bivuze ngo n'abari mu nda ndi kubabariza yego n'umwana uri mu nda y'umudamu wawe cyangwa se niba atarajyamo azajyamo nawe ndi kumubariza tekeza ikintu gitangaje numvise sheri wawe ngo ntago yumvaga ibintu byanza zakugirira neza kabantu bagira uko bahura mwahuye ute kabantu bahura mu byumba by'amasengesho mwitorero cyangwa se nyine mbwira oya nanjye nakubeshe nago numvaga umuntu tuzahura ngo mbinzira tuzahuriramo kandi uburyo twahuye mu buryo butangaje twahuye ubwa mbere mu bintu bitunguranye tutabiteguye duhura abantu bahuruye nyine kwakunda abantu basa n'abarwanye bagahurura ngo ngwiki tuduturanye oya
abantu bavuga ngo bumva stories z'urukundo bakumva bararyohewe. Iyi ngiye nuko mutangiye kuryohera tutari twayigeza kure. Ngo mwahuriye hehe? Mundi urabona ngiye hari ahantu nari nsanzwe nkorera ncururiza restaurant. We yaraba kwa nyina wabo imbere y'iwanjye nyine n'ubundi. Yego. Ariko mubona nk'umuntu uraho nambona nk'umuntu uraho nta n'ibintu birenze tutari twanavugana na rimwe. Ariko turebana naho akandeba. Kuko imiryango wanjye n'umwe byabaga birebana nyine yavaga iwabo agata ndeba. Nanjye nasohoka mvuye ngo muri restaurant niciye hanze ngata mubona. Ariko tutari twavugana. Yajya kugurira indaza akaza kugura iwabo. Nta nubwo yakundaga kuza kugura. Ntabwo wamuteje imbere. Yaje rimwe ndabyibuka yaje rimwe gusa. Nuko rero bigeze nyuma nyine ninjye wamusabye nimero bwa mbere. Nk'umugabo nyine nk'umugabo wese. Nabwo nose wamana nimero yange azakuvugisha sinirwa ndamubaza n'ibyizina. Urabyumva amanimero ariko ndagenda ngira ute ndayituramisha. Nifata nk'ibintu biraho nyine numva ari ibintu biri kure kuko ngiye ntago ari wambwira tukimenyana nkimubona ngo tuzabana ngo mbyumve. Ntago nari nabyumva. Biba bitangiye gutyo ubundi bigeze nyuma turungatora ariko se wansabye nimero ujya kuyibika aba ariko ambwira we uraza kuvuga ati wansabye nimero wagiye kuyibika ndavuga ati burya uri intwari ati buryo ariko akatunabwiye n'abantu badusaba nimero bakagenda bakazibika we ubundi mugiye kuzibika ati unsaba nimero kajya kuyibika gute ndavuga harya uzi ko nagusabye nimero ndaza kuvugisha nanone ndongera ndatinda bigeze nyuma kinzi ukuntu twongeye guhura ariko ndongera ndabyibuka ndahaza ndamuvugisha mwandikira message morning aranyandikira ndamubwira umeze ute meze sawa birangiriraho undi ibintu bitabiceceka bisa n'ibicecetse hacamo nk'icyumweru bibiri ndongera mu ka message nawe arakama gutyo bigenda bikura bigera igihe twajya tuvugana ariko mu by'ukuri ntari namubwira ko mukunda natarabimbwira urabizi bitangira gake bigeze hagati ntekereza ko nyine byageze ku rugero ndavuga none umukobwa ubu ndamufite cyaka nabwira ko mukunda ntago aramakanira ako wamye ngo mwahuriye ahantu byahururiye ako kantu cyangwa ntakageraho twahuriye ahantu abantu bari bahuruye abantu bararwanye kuko reka twumvire ko umukobwa ntatubwira story neza tubwire neza mbwira nkako wakundaga akavuyo cyane naho barwanye nta nubwo nagakundaga ahubwo byabereye imbere y'umuryango urumva ni imiryango ibiri ihuye ubwo rero biba ngombwa ko mpagarara nkaho ndi kureba ibyo ari byo nawe asohoka aza nsangaho mpagaze niho yansabiye nimero rero ariko nawe yakundaga akavuyo byahatari simbizi niba ubizi ibyo niwe wabimenya ariko ni gutyo byarangiye asabye nimero nibwo yagiye akayicarana nyine aragenda arayicarana arituriza sha arituriza abantu batwaka nimero kugira ngo bazikoreshe icyo bazitwakiye akagenda akituriza akiryamya nta n'ubwoba udanje nuko rero bariturije nawe bavuga ati ariko bite cyane twarahwenda mubaza ati yewe bimeze ute nimero zanjye ni umutako muri fone ati ndakuvugisha aragenda nuko nyine biza kugira nyuma ariko yayiturije dani njye wamwibukisha sasa rero ijambo wari utegereje kumva nirihe kuri we nyuma yo kugenda muvugana ijambo wari utegereje kumva kuri ariko twese turabizi ko umusore yakwatse nimero nta kindi aba ashaka ni uko aba ashaka ko mukundana se burya cyane ngira ngo umusore yakwatse nimero aba ashaka no kujya gusuhuza akakubaza amakuru ariko nawe yabikoze mu bushuma ati nk'umuntu nyine duturanye hari ukuntu najya mbaza nk'umuturanyi bimeze ute abese arijijisha ati tibite cyane numva harimo ubushuma bwinshi harimo ubwenge bwinshi nuko rero ijambo wari utegereje ni irihe gusa nanone icyo gihe nkurikije ukuntu nangaga abasore nyine sinari nzi ko twahita tujya mu rukundo kubera ko isi wangaga abasore aho byaba bifashe intera ndende ariko hari igihe abasore hari abakubera abana beza hari n'abakubera abana babi aho ngaho twaba tugiye kwinjira mu buzima buri dipu hanyuma rero reka tugende ku munsi umugabo
cyangwa se sheri wawe cyangwa umusore akasabwa nabivuga ngo umutware wawe ubwo nyine mba nabuze uburyo mbivugamo yakubwiye nkaragukunda wabyakiriye uti nabanje gutekereza ati ni abasore b'iki gihe mbanza kumureka nawe arandeka cyakoze ntiyamvugisha uramuka akaza bya bintu byo kwihagararaho kuko numvaga ko ntarahita amubwira ngo nanjye ndamukunda nyine numvaga harimo akantu gake ariko nkatekereza umutima wawe ukubita gutya ngo bi nkahita mvuga ati uyu musore ubwo ni babandi tu ukabyuka mu gitondo ukara ko yakwandikiye nta kibazo ntabwo yanyandikiraga yaragiye nawe aratuza arandeka turarekana umusore wawe atazi guteta cyane atinyingara ubwo hari uzamushobora niba atazi kwinginga mana biragoye akantu ko kwinginga ntabwo ari ibintu bye ntabwo ari ibintu bye akantu ko kwinginga uzabyihanganira unashoboye kubyihanganira ahubwo se kakavura kaguye mana yanjye we sisiteme ihari rero turegera imbere twarabivuganye urumva ariko njye mbitwara gake ariko uko nabitekerezaga nyine byarahindutse uko wowe watekereza gute natekereza ko nimubwira ngo mukunda ko n'ibimenyetso nari mbifite arahita nyemera nta ufite icyizere gusa yagukatira kandi yaragerageje kungatira ngo ngiramo ubwoba hano yatubwiye ngo hano yamaze kutubwira ngo ngo yakomeje ngo kujya bireka akavuga ati reka mukakaze nyine we yakomeje kujya bireka bitewe we sinzi impamvu ze nyine njye nase ntekereza ko nyine atangiye kunyiryaho kandi nari nzi karata nyine ibimenyetso narabibonaga by'uko nyine ubundi ndabimubwiraga atabyemera ntungurwa nuko mbimubwiye abitwara gake mbona bitwaye gake ngo nzagusubiza ndabumva rero ibyo kuvuga ngo uzansubiza iyo barambwiye ngo umukobwa ngo azagusubiza ni ngaho guhakaniye nuko nyine bagwakaniye mu kinyabupfura tebagwakaniye mu kinyabupfura niko najyaga mbyumva ku bantu bari kubara nka Roza kayita kubwira ati ntibyavamo hari n'uza akakubwira ati mfite undi nemereye ntibyakunda ariko Roza akakubwira ati ntibyavamo rwose yewe yabikoze gutyo ndavangeka ko ndavuga uko byagenda kose hari impamvu buriya wasanga nyine atabirimo kwanza kanze ngiye kumubaza ndamusanga ndamubwira ati urimo ni nibyo cyangwa ntago ari byo makane hakiri kare menye ngo ntago ari byo aramwenga ariko ngo sinakwiye ko nzagusubiza hari iri navuga uyu muntu nyamara wasanga ibyo ndi gutekereza bitandukanye n'ibyo ari gutekereza bigira nyuma ariko aza kubinyemera ariko numva birangoye bese gato bamwibarize mu mbere ka microphone ko yaramaze kubikubwira ukihagararaho usanga yabivuyemo ubwo nyine niko byari kugenda none ubwo bari kubigenza ute ntari kubyakira cyangwa ari kujya kuyinyiga oya icyambere ntago nari namwisizemo birenze ku buryo numvaga ko nyine nagenda hari ibyadanje numvaga ko ubwo nyine ngiye kugerageza yari ukugerageza ntago twese tubyinjiramo yaba we ku ruhande rw'umwumvise ntago yari birimo neza nanjye ntago nari mbirimo neza ubwo rero harimo kugerageza turebe nuko rero sasa ndagira ngo umuntu wazanye igitekerezo cya mbere mukavuga ati noneho umwanzuro n'uwa nyuma tugomba kubana ninde wakizanye ko nahise kureba niwe wazanye icyo gitekerezo igitekerezo ni wakizanye niwe wakizanye ndabimubwira arangije aravuga nta kibazo ariko ni njye wazanye igitekerezo ko n'ubundi ni nanjye wamubwiye ko mukunda ni nanjye wazanye igitekerezo urundi rero reka tubana ariko nyuma yaho nabanje kubanza namunanizamo gake nyine tu kwikonanizaga umuntu ukunda we nyine ngewe nabanzaga napima neza ko niba kwihangana kwe kuzuye wamunaniza guterera nkamubwira nzashaka nyuma y'imyaka 3 kugira ngo nawe akavuga nta kibazo uzategereza ati nzategereza cyane rwose ngavuga ati none niba utazategeze rero wahita wishaka undi umujyana niba udafite gahunda yo gutegereza kugira mwumve kugira manze mupime numve koko niba kuko abirimo neza niba atarabifatiye sibwo yakubwira ati ntabwo nshoboye gutegereza uko nyine urumva nawe nari kuba igipimo kizame yakuba gitsinzwe kandi umukunda nyine urumva zari guca mu zindi nzira ariko nyine nabanzaga napima neza umutima we
niba zashobora kwihangana. ejo bundi akantu nabonye Papa Sava yakinye bageze ngo ku munsi w'ubukwe ngo umukobwa ajya kwihisha, umusore aza gufata umugeni we aramubura. Rangije umusore arasata umugeni wanjye ari he, nakabanya kwa Papa Sava. Ariko urumva kugerageza umuntu si byiza. Oya, ntago ari kumugerageza, hari ukuvuga, hari ugupima, hari igipimo cy'ubushaka kugeraho nyine. Buri umuntu mugiye kubana ugomba kubanza wamutireninga nyine, ukamupima akavuga si umuntu ko tugiye kubana kandi afite imico ye nanjye mfite iyanjye. Umaze kureba mbere na mbere azi kwihangana aragufite, kuko buri ikintu cyose gishoboza abantu, kinaniza abantu mu rugo cyane cyane ni ukwihangana. Hanyuma rero reka twihute cyane kugira ngo ntaza kubatindana cyane n'abantu badukurikiye. Ariko ikintu mba mvuga ati nk'abantu babayeho batazi Yesu babayeho bate, urumva? Ikindi mbabwira abantu ngo twumve turebe ariko tunige. Hari byinshi tuba tugomba kwiga cyane. Ntekereza ko ahantu tugeze ni ahantu h'igice cyo gukunda nacyo abantu barabyumva cyane. Bakavuga ati ushobora guhura n'umuntu ariko wamukijije, wamurwanyeho, wamugurije amafaranga, mwahuriye muri korari, nyine urukundo rwo abantu babyumva vuba. Uzarebe umuntu ku myaka 15 ye 13 ye abatangiye kubyumva, abatangiye kumva ibintu by'urukundo, atangiye kuvuga ati mfite umuntu nkunda. Ahubwo hari ahantu bigira bigakomera, ahantu kujya mu mishinga y'ubukwe. Kujya mu mishinga y'ubukwe ahantu biravuna, abantu biba bigoye cyane cyane, bivuna ku basore. Abakobwa baba babyumva neza. Urugero mpera Alice umere mikrofone, ni wabyakire neza kimwe kuvuga ati tubane cyane nyine, nawe urabyumva. Nk'umuntu uzi ko umugabo avuna kumubona akubwira ati tubane, nyine urabyumva. Ntago wakumva ari ibintu byoroheje, kuko abatipe benshi kugira uzabona umutipe utera intambwe biragoye. Kubona umutipe ufata umwanzuro avuga ati ngiyewe ngiye gushyira umwana mu mago we cyane, ati ngiyewe rwose, ati njye nabareho ndarambiwe. Abatangiye kwireba mu mufuka burya bwa kenshi bavuga ati kofi itangiye kubyimba. Ariko hari n'ababikora kugira ngo bahunge bimwe. Zabyakiriye neza. nyine nawe urabyumva birumvikana. Hanyuma wowe ntago turibuze kukugarukaho. Reka twihere umutwara ijambo. Nanjye angeze hanga reka manze nk'abanyijwi nasikaga cyane. Reka hano tugeze n'ahantu hari isomo rikomeye, n'ahantu umuntu agomba kwigira, n'ahantu umuntu agomba gukuramo ibintu byinshi, gutinyuka ubundi. Kujya mu mishinga y'ubukwe ni ibintu bihenze. Kujya mu mishinga y'ubukwe ni ahantu bugiye gufata ubuzima utazaba bifite ari ubwawe wenyine, hari undi muntu mugiye kubusangira. Ni hahandi niba ufite igihumbi utazatekereza ko ari cyawe wenyine. Cyokora hari umugitifu umwe twigeze kujya kureba ari gusezeranya, abageze ku bana by'ivanga mutungo, aravuga ati n'ipantaro yawe burani mumara gusezerana muramuyivanze. Kandi ipantaro yakuvunye kujya kwa rura rwego rw'ubukwe. Tubwiye situation wari urimo gutegura ubukwe, byarakoroheye, byari bikomeye, ni ibintu byagufasha kujya gusenga cyane. Ni cyo kintu kirimo cyakuvunye muri byo byose? Ikintu cyambunye cyane mu gupanga ubukwe buriya, abantu benshi wenda ni urugero uzakunda kubyumva ngo bamusabiye, yego, ngo bagiye kumufatira irembo, ngo banyine, ugasanga ni umuryango uri kubikora. Ariko ibyo ngibyo ngewe byari biri kuri ngewe, kuri umuryango wanjye ntabwo nari kujya kubaza ngo muramfatira irembo muransabira. Urumva byari ibintu bigoye cyane. Ni ukuvuga ngo akenshi mu mateka nzi abasore akenshi barabasabira, ugasanga abasaza nibo babigiyemo, yego bakabijya kubimusabira, ariko n'umuryango wagize ute, wabigizemo uruhare, watanze amafaranga, bakavuga ati uyu musore wacu yagize igitekerezo akitugejejeho, reka tumubaze uko uhagaze, tumusapotinga, ariko tumutangira inkwano, tujye kumutangira inkwano. Bikabira imiryango biraba keshi. Ikintu cyaje kuba gitunguranye rero nuko ngewe nagiye gusura iwabo umukobwa bwa mbere nyigerayo, numva ko nyine ngomba kuvayo mbisoje, nyine numva ko bitagomba gutinda. Abasaza ne najyanye nabo bavugana n'iwabo, birarangira, inkwano birarangira. Ariko mu by'ukuri mu bitekerezo byanjye
nta muntu nari mfiteho ku ruhande umbwira ngo ufite angahe ngo ngongerere, nta muntu wo ku ruhande nari mfite ngo umbwira ngo wiyubatse gute ngo tugufashe ku gitekerezo wagize, ni ibyanjye njye nanjye ubwanjye bwanye nabyo. Ndavuga nti kangwane no kubona ingwano wishingikirizaga iki sa muri icyo gihe ubona ko nta muntu ufite? ikintu nishingikirizaga ubundi ibintu byanjye byose nabishoboyemo Imana. Ni nayo mpamvu byakunze. Wow, isomo ryiza. Abona aha ngaha niho mbashaka kumva ko utagomba gutinya ikintu kandi ugifite Imana. Niyo mpamvu mba naganirije nk'abantu kandi wizera Imana. Yego, njye ikintu cya mbere nashyiraga imbere muri ibyo byose nabwiraga Imana, kuko Imana yari inzi kurusha uko niyizi. Niyo nabwiraga ati wa Mana we rero mparaniye ibi kandi intego zanjye ni ibi, kuko akenshi nabivuze kare. Ubundi abantu bazi ko ubukwe ari ubwa runaka, ariko nawe wakoresha ubukwe. Nawe uri kutureba wakoresha ubukwe bugakunda kandi bukagenda neza. Ikintu cya mbere upfa kuba usenga wizera Imana. Ikintu cya mbere nakoze nizeye Imana, ntangije mbyereka Imana, iragenda nayo irabikora pe, ibijyamo ibijyanye n'inkwano mbona birakemutse. Ariko urumva imbaraga zanjye zimwe na zimwe zagiye zihatakara, kwa kwimenya se, ku mafaranga se, ku nkwano. Urumva ni naravunitse pe, ariko nanjye ndemera ndavunika. Ndavuga reka mvunike, ariko wenda hari story njya nkunda kugira ngo abantu bayigiremo batinya gukora ubukwe. Ugasanga rimwe na rimwe bishinga ngo nta mafaranga hari, ugasanga hari ukuntu batekeje ibintu bitameze neza. Nta mafaranga dufite, batekeza ubukwe bakumva ni ibintu by'amafaranga menshi. None situation wotangira umushinga, sinzi niba ari ibanga ariko ntago ari ibanga. Wari ufite amafaranga angana iki? Yewe ntangira umushinga w'ubukwe namaze gutanga naratanga inkwano. Nyine utangira umushinga kubitekereza, nibitangira kubitekereza nta gisobanuro gifatika, kuko nta n'amafaranga nayo mfite mberaho. Ngwiki ntayo, kwa kundi umuntu avuga ngo mfite 100 ngo mfite desa. No kujya n'iby'inkwano nabibwiye abasaza, nta kindi kintu nishingikirije. Navuga ati wa Mana we njyewe ndasenga, ariko niwe uzaca inzira. Ariko umuntu abyumvise akumva ko ari ibitekerezo by'ubusazi. Kuvuga ati ngiye ndi guhamagara abasaza, ngiye nta mafaranga mfite. Barambajije ndababeshya, ariko nari mfite 20,000. Ndababeshya ndababwira ni ngewe mfite 100,000, ariko amafaranga andi hari undi muntu uzayama tariki zinizi. Ibaze urukumva, kandi uzajya kukumukobwa ukamukonka miliyoni nk'eshanu. Ariko nyine ndeba ukuntu mbinyuramo. Ndababwira ni rero mfite 20,000, ariko andi mafaranga njye sinababwiriza ukuri ko amafaranga mfite yuzuye, mbabwira ndenzamo. ndabwira ntimvuga 100, nabo barareba ukundi kuntu biba byaranje. Ariko hari ukuntu twari twavuganye niba w'umukobwa n'ukuntu bizagenda, bizamo nyine Imana iza kubibuza mpazamo koroherana ku mpande zombi. Kuko urumva komese nko hajemo koroherana ku mpande zombi. Urumva arambwira ati weho ikintu cya mbere nkubahiye ni uburyo utinyutse ukansanga ukambwira, ukambwira ubuzima bwawe, ukaza ukanganiriza byo ubwabyo, bitumye nanjye nkubonamo umuntu w'umugabo. Ako kantu kadusubize neza. Wowe wasanze? Nasanze data buko. Yego. Mubwira story y'ubuzima bwanjye, mubwira n'uburyo nshaka gutwaramo ibintu. Mubwira ati ngiye mukobwa wanjye naramukunze pe. Ubundi ikintu cya mbere nasaba jamano gutinyuka. Ugatinyuka so ubukwe. Witegereza ko umusaza ajya kukuvugira. Weho tinyuka, yego bakuvugira nibyo, ariko ca mu gikari. Barana abantu barasikove yarabivuze, aravuga ni nimujya gushyingira. Urumva mujye mwibuka ko abareze umusore n'abari ababyeyi, n'abareze umukobwa n'abari ababyeyi, aho mwe mufashanye gushigikira abana banyu. Urumva ngiye nicyo nakoze, nasanze umubyeyi wanjye ari we data bukwe, muganiza story y'ubuzima n'ukuntu nshaka gucishamo ibintu. Arangije arambwira ati wow, ubwo rero utinyutse kunyegera, nanjye nago ndi wa muntu ugiye kukugora nguci binaniza. Okay, reka dutware ibintu uko ubishaka nuko ufite ubushobozi, kandi bizagenda neza. Niyemeje kugushyigikira nk'umwana wanjye. Aranyishimira, arabyishimira, nuko mbona Imana imugezeho. Mbona biroroshye pe, mbona arabyoroheje cyane. Abasaza bari nabo bakitegwa akavuga ati umusore wacu afite amafaranga. Mbona ntabwo bari babizi ko nagiyeyo. Ntabwo bari babizi, njye nagiye mu banga. Njye ndamusanze mu banga, nta muntu bizi. Ndamusanga mu gikari, ndamuganiriza, arangije aranyemerera, arambwira nti rwose mu yandi magambo ngiyewe nawe twakoze deal mu buryo batazi. None uko tubibabwiye se? Nta kibazo byararangiye. Kandi nta n'umuntu kandi n'ikindi uko byagenda kose, ntago umubyeyi wamubwira ngo bimeze gutya. Nanone nta kintu we yaragukosheje
ariko ashyiramo na ka kantu kuba k'ububyeyi no kuba nari mwibwiye nyine hari ukuntu bakucinywa mbese ubwo bivuze ngo umusore dukurikije ijambo navuze ati twumve tunarebe ariko tunagira ute tunige yego tunige nk'abantu b'abakirisitu nk'abantu bazi Imana gutinyuka ukavuga ati ngiye ibintu byanjye bisho ibone isomo rya mbere numvisemo ni ugufata ibintu byawe byose ukabishoramo Imana ukabiharira Imana wamara kubiheza Imana ikaguha ubwenge bw'uburyo uzakoramo ibintu byawe yego mwako gatekerezo nambira hose sinari nakagira sinumvaga n'uburyo namutinyuka ngo njye kumubwira ngo ibyo mbimubwire numvaga ari ibintu biremeye ariko nsenze numva ibitekerezo niho binyoboye kuko nabonaga ariyo finali nsigaje yo kugira ngo ibintu byorohe ko byageze nyuma urabizi bibanza byagorana naya wabyumva wareba nuko uhagaze ukabona ni ibintu ngira ubwoba iri ni isomo ngiye ku gitekerezo cyanjye no kuntu mbyumva iri ni isomo ku babyeyi ni isomo hari ukuntu ubwira umubyeyi ati umukobwa wanjye naramukunze bakumva ko amafaranga yose babuze bashaka kugeraho ari wowe urayaba bakumva ko umukobwa wabo abaye iki igishoro cyangwa se igicuruzwa sibyo naramusanze ndabwira ati Levi uko byagenda kose icyo nshaka kukubahisha ari umusore wagiye ngo aravuga ati ni mu nkoshe ati ngenda ndashaka gutwara umukobwa wanjye bamubwira ati rero wibuze urazana miliyoni 30 urumva miliyoni 30 baramurebye abona ukuntu aje ahagaze bavuga ati miliyoni 30 uraziduha umukobwa wacu ati ni mwiza ati kimenye waramukunze kandi nabyo bavugaga ni ukuri ni mwiza kimenye wagize ute baba bafite ibimenyetso bifatika yari mwiza kandi yanarakunzwe miliyoni 30 ibaze noneho ikintu gisekeje umukobwa yahise avuga ati ngo miliyoni 30 mwese murazifite murazitunzera muri kuzisaba abandi mwe murazifite kwe umukobwa yashatse gushaka ntago wamutangira ubwo ukuri iki muri ndagira ngo mugire ababyeyi yego ababyeyi mudukurikiye muri buze kureba iki kiganiro mujye muharanira ko abana banyu mubashyigikira yego muri byose umwana nagira igitekerezo cyiza jya umushyigikira wishaka ibintu birenze kuko buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo uburo bwishisi bwo buryoshya umusururu cyangwa se kigagi biterwa n'uwabikoze hari ukuntu ukora utuntu twawe duciriritse duke twiza ariko tukaba twiza kurushaho mwadukoreye umutima mwiza n'ukuntu wakora ibintu binini ariko urimo igitima kibi ugasanga ntago biraboa abantu nta kipaza ariko duke turi umutima mwiza n'amafoto abakeya video bikeya abantu baseka mwishimye ariko uzi gushyingira umwana urugo yakenyera iryinyo ntago aba ari byiza nabonye kuri video y'ubukwe bwanyu none iriya video urayibona ute nyine hari ukuntu hita binkura nkavuga ati ko aba bantu bari muri muda abo bantu mwumvaga bumeze umudamu niwe ufiringa neza ibintu by'ibirori ubundi abadamu bafiringa ibintu by'ibirori mbwira njye narayibonye na video mbona buriya bukwe mbwira wiyumva gute mwaka kanya abadamu nabo bafiringa ibintu by'ibirori tubwire jewe rero sinzi ariko nabonaga bidasanzwe nyine n'uburyo nagaragaraga kuri video uburyo nari imeze hari ikintu kiba ukabura n'uburira kwa kundi ngo abageni bararira njye ntibyambayeho kuko nayo kurira se nkabona nta n'utuntu dutoya duciriritse nyine numvaga ari ibintu biraho wumvaga ari ibintu biraho abantu batwaga ziriya moto kuriya bakagenda hejuru n'iki ukababona wumvaga ari ibintu biri aho ngaho nese ubwo nari gukora iki nari kurira se nk'abandi bose wari kuva mu modoka ukabanza ukabareba narabareba kuko twari dusa nk'abari inyuma yabo gatoya tukajya tureba basore batware moto we byari bishimishije na n'ubu mu rugo baracyabamagara bivuga ngo iki nawe urabyumva ntibisanzwe nyine mbese mu rugo bavuga ati ibi bintu twabonye kandi bwo bwa mbere tubibonye yewe barumiwe barayamanitse bahise batuzavuga ati mana turaniwe mu kubundi Imana yaravuze tubundi tutagushyingira hariya wari kujya azajya hehe nawe ubwo niba kebuka akavuga ati kandi dore cage nizageraga n'iki nina kugusubiza ntinda
ibyo ngibyo ibyo gihe ntabwo uhita ubitekereza ubitekerezaho nyuma byarangiye ukurikije uko ibintu byagiye bigenda. Wow. Reka nisube ku musore. Muri umusore niwe uhangana n'ibintu byinshi. Muri mwebwe abakobwa ntabwo muhangana n'ibintu byinshi. Muri nk'izo deal wasanga utanaziho na gake. Buri wese arabyimenyera. Buri wese arabyimenyera. Ngwiki tubwire. Buri wese arabyimenyera. Buri wese arabyimenyera. Ubwo za deal zo ukuntu wabaga uzizi. Oya nyine impamvu bivuze hari uko nababwira urugero rw'uwo musore bamuciye miliyoni 30. Umukobwa araje ahita avuga ati miliyoni 30 ngo mwe murazifite se nkeje bumva ngo babanye ahita bumva ngo babanye ababyeyi nibwo batangiye kubitekereza ati none se ko twashakaga n'imiliyoni na dukiya twashaka tukaba tubuze bakaba babanye kandi muri umukobwa akeneye gushaka umugabo rwose ntago wamubuza kabisa. Iyo umenye ubwenge ureba ukuntu urabitwara hakiri kare ubitwara none wamuranye misibaza ngo zo deal ngo ni kubizi urafite akana biziho ntago yabyoberwa. Hanyuma rero reka twihute cyane ibyo bivuyeho none tugeze kuri wa munsi wa ceremony umuntu watangiye umushinga afite 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda nkanye ngutubona hano nge n'uyu muhungu wanjye tushaka 20 turayakoresha tukayasoza sibyo mukanayarenze transport sibyo cyangwa se tukanayarenze uyu munsi twajina sibyo ndigushaka gutanga urugero kundira amafaranga makeya nuko ugeze ku munsi w'ubukwe Mana yabanye nawe gute ku munsi w'ubukwe rero nabonye itangaza navuga ibintu bitigeze bibaho byageze umunsi nyine ibyo bitangaza byo mashaka kubwira abantu nyine ndagira ngo mbivuge neza bino bintu byambayeho ntago bisanzwe. Urabona nari mfite ubukwe kuri 17 bigera tariki 15 utambaza igisobanuro ngo kibyabonetse kibiri kuboneka ngo ngikwereke wambaza ngo ibi birahari ntabyo ibi birahari ntabyo mbega haribura iminsi 2 ngo ubukwe bubi nta kintu na kimwe nari mfite nanjye ubwanjye ntangira gutekereza ko nayo hati ibintu koko nishuhemo ushaka kubivamo oya kubivamo byo ntibyashobokaga ariko iyo umuntu aza akambwira ngo rero dore inzira yo kubivamo niyi nta n'ingaruka biragutera nari ndabivamo pe urikije ukuntu nari ndi kure urumva ndi kusengesho rimeze gutya ndi gusenga ndi kubwira Imana ngo ubu bukwe mbugutumiyemo niba bura fanta nawe uzayibure niba buri byo kurya nawe uzabibure ubu bukwe ndabugutumiyemo nararyama buri konye sinigeze nsenga ibintu byinshi isengesho ni rimwe wa Mana we ndagutumiye invitation yanjye warayibonye ugomba kuza muri ubu bukwe tariki 17 nta bintu biraboneka ariko uziko nawe uzakenera kurya no kunywa ibintu byose ngabitega Imana vuga ni tuzakenera kurya kandi nawe uzabawutashye uri umutumirwa nk'abandi kunywa ntabyo cyakoze imodoka zo natangiye gutanga avance kuneni nandi kugwanyiriza ku by'imodoka cyane kugira ngo uzabone uko ugenda itariki yari hari Misiri ari ibiri hari umusore wibutse kwishyura sare yibuka kwishyura ibyo abantu bazarya yibuka kwishyura buri kimwe byose imyenda yibuka gushaka n'imodoka ngo yibagirwa handa zataha oya ngo batashye ngo nose sheri turatahe kumbaza iki kandi ubukwe bwabaye icyangombwa nuko nagutsindiye kandi bari bakaba batagize ute batamenye oya ngewe icyo naharaniye icyo cyo nari naragikoze mbere cyako tuzabana inzu nari narakodesheje mbere intebe cyakoza nazikoresheje none ubukwe burabisho muri mubaje abaje intebe none ubukwe buzabeje umuntu wajyanye intebe mu rugo ni inshuti ye yazijyanye we yari yaragiye iwabo intebe kuko ahantu twakodesheje intebe zagiyemo nyuma twakodesheje mbere nuba turi muri ibyo ngibyo amafaranga ari ntayo ndi kwishyura amavanse ku modoka intebe tuzikoresha none ubukwe burabisho nirangi ryari bari bateye ryari urugo hanagura rikava ko byari bibisi n'ibiti byari bibi nimba hari mbisi ko byari byakaze byari danje ntago byari byoroshye nicyo nayicyaka kugeraho niki ngiki yego byageze ni mugoroba ubukwe burabangesho nagiye kubona mbona ama message z'amafaranga
imwe ikavaho indi ikajya, imwe ikavaho indi ikajya, imwe ikavaho indi ikajyaho. avuye hehe se? Abantu bari kuyanywerera, Ye. mbona abantu banywera uw'icumi, wa 20, wa 5. ubukwe buraba nk'ejo. Ubukwe buraba nk'ejo ari nimugoroba. Nari nagiye gufungisha impano, bigera saa 3 ngiri hanze. Batangira kumpamagara, nta mugeni wo hanze zino saha, taha reka twereze abantu babeshye sha. Arakubyumva bahanze nk'izi saha. Ahubwo akaba hanze kugeza ku munota w'ubukwe. ngaro umugeni bakubise ngo ubukwe burapfa, wasanga nawe bagukubise. Ndavuga none sindajya mu nzu nta bintu bitaratungana, ngabana bakoze gutwira bakakubura. Byageje tekereza ko abantu banwere n'abantu ntatumiye. Kavuga ati ngi namenye ko ubukwe buzaba, nitumiye ariko mwarambabaje mba mwarantumiye. Bantwerera, nagiye kubona mbona amafaranga arabonetse. Ndebye kuri telefone mbona hageze 100, sanga mere bamusiga 50, muri umuntu wanjye afite 50. Ndi mu nzira ndi kuva aho nari ndi kugenda, wowe mwe nawe fata 5, fata amafaranga. Nageze mu rugo nimugoroba mbara amafaranga ibihumbi hafi 300. Kandi nta n'igihumbi nari mfite. Mpita nishyura wa decoration, mpita nishyura wa keke, mpita nishyura inyama, mpita nishyura ibyo turangwa twabiguze byose, amafaranga avamo. Ndi kubwira ngo nagize amafaranga. Hari n'abanywereye mu gitondo, ubukwe buri kuba mu gitondo turi kwambara, umuntu akaza kancira amafaranga mu mufuka, ndi kuba inzoga zo turanywa, inzoga z'abantu banywiye nyine zo turajya gusabisha n'amafanta. Twagiye gusabisha, twabiguze mu gitondo. Nibwo twabiguze kuko amafaranga nibwo yabonetse. Mana kuko bayitumiye kuko icyo gihe nari nihebye. Ariko ngiye mbonye amafaranga mfite mu mufuka, ndavuga ni Imana yabutashye. Watambuka ubona ikubanje imbere. Natambuka baraza barambaza ati icyo kunywa cyabonetse, ndavuga ni mwakira amafaranga. Keke nayishyuye, decoration nabyishyuye, imodoka nazishyuye. None umugore wanjye arangije arambwira ni mbanza wafashe ideni. Umugore ambwira ati ko byagenda mbabarira wafashe ideni. We ntago yifuza gufata ideni. Ntago yifuza ko mfata ideni. Arambwira ati ukora ibyungana, ariko arebye ibintu biri kuba. Arambwira ati basi ubwo wafashe ideni kandi itegure kwishyura. We yavuga ati we yarebye ibintu bibaye, aravuga ati mwumere mikrofone. We muri ako kanya kuko ndabizi mwaganiraga amabanga yose, umugabo wawe yakuvuga ati nta mafaranga afite kugeza ku munota wa nyuma, muri ako kanya nimbe bitekerezo bya biri mu mutwe wawe. Wavuga ati ni cyangombwa nuko tubona pasteur dusengera muri tugataha. Avuga ati oya, nyine ikintu cyanangazaga kuri we, yarapangaga agapanga n'ibirenze nk'umuntu ufite amafaranga, kandi yambwiye ko nta mafaranga afite. Ambwiye ati rero bino na bino bikuremo, bino na bino bivemo, ati bigomba kuhaba. Ariko bye nkumva nyine ntibyumvikana. Umuntu bino birahaba nta mafaranga, ati gute se? Nyine nkumva nibishoboka. Ndavuga ati okay, nta kibazo. Ubwo rero twavuye iriya hirya tugeze inaha, ndeba decoration, ndeba ukuntu ku meza hateguwe. Ndavuga ati nyamara wowe ndabona wafashe ideni tu. Nta deni. Ndaje nishyure. Se nta deni, ibi bintu nta mafaranga yari afite, byavuye. Nyine numva ni ibitangaza. Turinjira dukora, ariko umutima ntiwari uhari. Nubwo nari nicaye nyine ngaragara nk'umuntu utuje, ariko umutima wari uri ko ideni nyine ubundi tuzishyura ideni tu. Kandi nimba ari ikintu nanga amadeni. Mana we, ideni njyango kwanjye nyine. Cyane. Bavuga ati amadeni. We mbese mu mitekerereze yawe bavuga ati we ukora ibyo ushoboye. Cyane. Icyangombwa nuko dukundana. Niko bimeze. Ubundi ngiye n'ibintu. Ubundi kibaye abakobwa bose bari bameze nka gutyo. Ejo bundi hari umugabo wavuze ngo amafaranga utakorera mu myaka 10 kuko ushaka kuyakoresha mu masaha 2 mu bukwe. Subyumva? Ndabyumva. Amafaranga utakoresha mu myaka utakora mu myaka 10 kuko ushaka kuyakoresha amasaha 2 y'ubukwe. Tiyo n'imibare ipfuye. Kibaye abakobwa bose bari bameze nka Alice wawe. Alice wakavuga ati nibananiza umusore. Kuko ahanini usanga abasore bagiye mu madeni kugira ngo bagire ubukwe bwiza bagaragare neza, visage kugira ngo bagaragare neza. Ariko bagira mu rugo bakahangana n'ibibazo bya madeni. Kandi mu by'ukuri ufite umugore w'umutima. Ndamugushimiye kiba abakobwa bose batekerezaga nkawe.
ibintu byose byagenda neza. Kuko iyo ngo ndi nkunda yakubwira ati shaka n'ahantu ufata akadeni tuzishyura ariko ibirori bigende neza. Uwo ni mu buzima busanzwe nawe ubizi neza. Abakobwa cyangwa se abadamu igitsina gore nicyo gikunda ibintu by'ibirori kugaragara neza. Nge rero ntabwo ndaza kukakubwira kuko wenda urugero nje nkanjye mu rugo ntago nshobora kureba ngo mvuge ngo rino rido ni ribi, ariko umugore we yabonye atakavuga ati rido ni ribi, kuko ngiye ikintu mba ndebaho nariye naryamye. Ntago nshobora kureba ngo mvuge ati izi ntebe nyamara zifite umwenda mubi cyangwa umwana uko nibuze nkicara, ariko we ahita avuga ati rido ni ribi. Ashobora kuhita n'igihe yibuka akavuga ati siko dufite anniversaire gikinike ati nge nta nibyo nabyibukaga kandi anniversaire ngo ni yanjye. Abona abadamu bagira karagiteri zo gukunda iki ibirori cyane. Ngiye byarantungwiriye. Ntabwo ari twese rero. Weho woba wumva nk'umukobwa muzima mudamu muzima yagenda kuza kuyamahame. Ubundi ukuntu byakwiye kugenda igihe turimo tugomba kugifata uko kiri nyine. Nimba nta mafaranga ahari ni gute twumva dushaka ibintu birasohora amafaranga? Ubwo nyine nayo. Ubundi ngiye numvaga ibintu byo kubana dukoze ubukwe nkurikije n'ukuntu twari duhagaze mu mufuka. Nkatekereza ko nidukora n'ubukwe turasigara noneho turi mu bibazo by'amafaranga, dufasha amadeni. Nta mafaranga turajya kwishyura ntatwe ubwacu n'amafaranga dufite. Ubundi ubukwe twabureka. Nge niko nari meze. Aya mugabo wa yera senze Imana kandi Imana mubwato ubukwe. Wo ntago mva kantu karimo. We naramubwiraga akanseka ati nta bukwe atereka. Ndugwaze navuga ko nasengiye. Nubundi nyuma tuzageraho tujye kubukora ati ahubwo reka tubukore. Atekereza nkavuga ati subwo turakora ubukwe amafaranga. Niyo baramubwira ati nufata ideni ngo ugiye gukora ubukwe uzaryishyura wenyine. Wow. Ni gute naramubwiye. Umugore w'umutima n'ukuri kw'Imana. Ideni. Kibe abakobwa bose bakumvaga ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Kavuga ati twebwe dukoresha aho dufite. Mu bukwe bwacu ntidukenemo ibirenze ibibazo n'ibyacu. Icyangombwa nuko dukora ubukwe dukoreshe makeya dufite ariko tasige mu madeni. Mpe microphone ambwiye ati uraza ko wero kana wambwiye ngo uraza kumbwira. Akantu nari ngiye kuvuga nyine ubundi mu bitekerezo bye yumvaga ko ubundi ibintu by'ubukwe kuko yaranzi. Urumva umuntu mugiye kubana ntago wari wamuhisha ngo uko uhagaze. Urumva yaranzi neza. Yaranzi neza si azi ko ikofu ihagaze. Ariko ngamubwira ngo ngiyewe nzakoresha ubukwe. Ngamubwira ati ikintu cya mbere wabizinda umuririmbyi. Ndi umukristo ndasenga. Yego. None urukugira bazanci. None singo baguciye ngo so wazangwira ngo kani ndabaho ya bazonye kwihara. Ndabona ngewe nago abantu benshi bakora ibintu ngo nanjye mbikore na bavuga ati niko bahoze ubundi ni babandi niko tubazi nta bintu byabo bizima. Bwana niko byagenda kose tuzakora ubukwe. Ufite amafaranga ntayo mfite ariko tuzakora ubukwe. None si uzakora ubukwe gute nta mafaranga ufite? Icyonzi cyo ngiye nzakoresha ubukwe nzi ko buzagenda neza. Ariko nakindi kizere nabaga nizeye. Nabaga nizeye ko Imana yambwiye ngo nzabana nawe. Nzagukoreshereza ubukwe. Uri kubyumva? Nzakubakira urugo. Ngabitekereza ngo Imana yabivuze ni nayo izagira ute izabikora. Bigera ku munota wa nyuma twanzura ko ubukwe burabo. Tujya mu murenge byari amateka. Byari ibintu bitoroshye byose. Na fanta byari ibintu bitoroshye. Na fanta yo kugurira abantu 20 yari yabaye ikibazo. Urumva? Ni pantaro naguze ndajya mu murenge nayiguze saa 4 z'ijoro ndajya mu murenge mu gitondo. Ipantaro nambaye ndajya mu murenge nayiguze saa 4 z'ijoro ndajya mu murenge mu gitondo saa 3. Urumva? Icyo gihe rero umuntu waba witegura ubukwe kandi urumva nakoze umurenge tariki enye ako umugore yarakubwiye ati uramenye nta deni nta by'amadeni nkeneye uzambara uko wambara ni wowe mfite. Urumva nanjye inkweto nambaye ndi kujya mu murenge ntago yarari yanjye. Umwe yakubwiye turamenye uramenya amadeni reka aya nirinze ideni nanjye ndavuga ni ndambara ndiyemera ntizi inkweto ariko ngira ute nakoze ipantaro ye. Urumva ipantaro ye ntago babirenze cyane ari wagiye kukagura utamubwiye wera ipantaro yo yabonye nyambaye biramutungura aravanisha umuntu kuko iyo yatungwe no kubona nambaye ipantaro nshyashya ko yarazi ko ndambara ibisanzwe twanavuganye ko ndambara ibintu bisanzwe nyine nta bintu birenze. Baturazana abantu bakinanyeza n'abantu bake abantu 20 ntago tura ni 30 ariko byadutwaye 100
kuko 20 hatazamo abandi 20 utatumye bakataba 40 David yaba yitambukira akataba ati arabaye iki basi ijana ribera rikubise nkaba nikubise banga nkubise amafanta abiri kandi wayapangiye basi urumva ibintu kandi abantu nkabo ntibaze ngo bafate byinshi ni unywe icupa rinini bita bigenderamo gutyo nyine ariko mbona umurenge nawe yararisengesho urakora umurenge yararisengesho nawe mbona uvuyemo ndeba ukuntu umurenge unsereje none parakambwira ati reba bije y'umurenge bitegura ishusho y'ubukwe bwawe kahita ugira ubwoba nanjye kumisengira ubwoba kandi bwarabaye urumva ngatangira ubwoba none turi dukontorora amafaranga twakontroye nese ngira ubwoba ngo iki tuvuga ati amafaranga mfite nayo bakontroye kandi arabura ibyumweru faranga azavaye ariko mugaka kubwira ati ntugafate ideni ariko nkunda Imana imodoka ku buryo nazibonyemo biroroha nyine ibintu byabaye byoroshye wagera ku mushoferi niba yacaga 80 akaguca 50 ti n'umunduru wacu ndagutwara wagera ku muntu wa kwasteri n'umunduru wacu ngiye turashiramo karibira gutwara nyine ibintu bigenda gutyo nawe niyo mpamvu babona ko byara nagera ku muntu dekora wambika abageni to ni wewe burya toke ni ibyacu n'umunduru amaya nta birenze bigenda ni gutyo byagiye byoroha burya ntago ari kuvuga ngo ni ideni niki n'abantu n'Imana bageraho babitwara gake babigira ibyabo barabyita abantu babijyamo babigira ibyabo niyo mpamvu bitangoye cyane nabundi bese ngo ni imbaraga zanjye n'imbaraga z'amafaranga nta kintu nari kwishoboza ni Imana yabikoze ni Imana yabigitambitsemo cyakoza icyo nshimira Imana cyo nuko nayitumiye kaza nuko n'abakarani ako akuba ko umugore yakubwiye ati ntufate ideni ako kantu nge kankomye ako niko kantu mbonyemo abantu bagomba kwigiramo ako kantu kararenze kanakumenya n'ibindi byose ukora ibintu ushoboye kuko ubwo yari yambwiye na keke ntuyizane ino keke bazana ubundi keke ngo nubwo ari ngombwa ngo wareka keke ngo kungira ibyo kurya nyine we akambwira ibintu byoroheje ngo keke singo kike ntago wamugana cya kintu ko tukigura nimunakirye ngo nka keke mwazanye mwarayiguze mwageze nyuma murayigura byageze nyuma ndayigura ariko bije neza kubaje keke baguze bavuga ko yiriyeho baguvugikiye ubundi cya kintu kubazana ikintu kigeze nk'iriya hakicyo kintu ubundi kijye mwakimara ubundi cya kintu twaguze agakeke gatoya ariko karanaboneka ngiye nayo nshaka nyine ko ngo umuntu akoze ubukwe nyine buri kamwe kose kaba ariko kakaba gaciritse ariko kakaba nikabura navuze ni kaba agakeke gato ariko byitwa ko wagize ute kabonetse bazana agakeke gatoya ngewe urumva sinzi ko nabivuga muri amazing kuri ngewe murashimishe muratangaje bigeze ku mudamu wawe nyine hari ukuntu ugana n'umuntu kumva ko ari ibintu byoroheje ubundi yari abantu ariko hakagira ikintu kimwe ukuramo kumva gitashinze umutima wawe kumva gitashinze iki nyine kumva gifasha umutima wawe ubundi muri kamere z'abakobwa abagore kugaragara neza sibyo wowe nk'umwanya nshobora kugaragara gutya cyagera ku mudamu ugasanga we ashaka kugaragara neza kuko ngemeze iwe hasa neza iyo bageze mu bintu by'ibirori nyine usanga ibintu byose babyitabira ariko noneho kumva umudamu ufite umudamu uvuga ati ngiye nkukunze kuri wese ndakwiyamye hafi ukora ibyo ushoboye ntujye mu madeni ntabwo nshaka ngo dushinyane mu madeni ako kantu kankomye ntekereza ko n'umuntu udukurikiye aka kantu aba yatakumvise neza sinzi ukuntu yaba ameze oya nanjye buriya David hari ikintu abantu benshi nyine duhitamo bitandukanye ushobora guhitamo umugore bitewe n'icyo mubonaho runaka umuntu atazi ariko njyewe uyu nguyu njya kumuhitamo nari mfite abandi pe benshi wahuye nabo uzanye nabo nari nanziranye nabo rwose sinamwaye cyane ku buryo nari nateretse umukobwa agapfa kunyanga pe wari we wese ariko njye narebe ku bintu bibiri ikintu cya mbere narebye si umuntu nibyo nanakubwiye umuntu ashobora kwihangana niba ashobora kwihangana kuko icya mbere baranyibye mbona ibibazo byanjye bibaye ibye nageze igihe baranyiba sigariraho mbona araje biramubabaje nyine yari kwiga ari ku ishuri bakubye aho wabaga aho nacururizaga baranyibye ibintu byose wakoraga byose barabyibye baraje kunyiba baje kunyiba rero nibwo yanyeretse ko nyine ari umuntu umutima mu gihe abandi bahita bavuga ati ntago nasanga umuntu mbona byitambitsemo urarangura ute none biragenda ute bikoresho biragaruka ute teremusi ko bazitwaye arambwira ati none se ko nta mafaranga mfite ko ndi kwiga biragenda ute bafata bino 10 batugure n'agateremusi kamwe ubwo yashizemo ariko we ku giti cye mu gihe abandi bakobwa baza bavuga ati dore duhe
yewe we aransapotinga igihe nari mukeneye. Ari n'ibindi bintu byinshi yagiye akora. Tugeze mu rugo ibintu byinshi yagiye akora mere buri ababyeyi bareba kure avuga ati uyu mukobwa aramushimira bati nuzana undi amaraso yawe ntazambarweho kuko umugore mugihe twebwe tuba dushaka ngo twemeze abakobwa ahubwo abakobwa baje kudufasha. Urumva we aramfasha we yaje atandukanye n'abandi bose. Umva nyine urumva nawe ikintu namukundiye ni wa muntu ufite umutima udasanzwe. Yego mu bibazo abahari mu byishimo abari kandi ni wa muntu kuva twakundana twasohokanye rimwe kandi nabwo nta kintu twakoresheje cy'amafaranga usibye shuti twagiye muri amafoto. Ariko Imana ibaha amafaranga noneho nzamusohokane umujyana ahantu bya bintu utamuhaye ari umugeni ari umukobwa ukimutereta umuhereze. Hari ibintu byinshi mba mubwira nzamukorera Imana ni mu wenda nk'urugero kamwe kugira ngo ukavugira ngo nanjye nzaze kukibutsa kamwe ni nk'akahe akantu kamwe numvaga namukorera. Hari imyambaro njya mbona bagura, hari amakanzu meza. Imana nimpa amafaranga, hari ikanzu nziza igura 15,000. Nimbona amafaranga nzayimugurira. Uzayimugurira ryari? Umva wazayimugurira ryari? Numva naka kanya mbonye amafaranga nayimugurira. Kuko iyo kanzu ntarayimugurira byibuze 15 igura 15 ntarayimugurira. Numva nyine ni kimwe mu bintu nzamukorera. Nzagenda mugura iyo kanzu byibuze ajya yambara tujyane. Ikindi kintu nzamukorera nzamujyana ahantu hatuje twenyine ntumize kufi twirye kuko nta buzima bwo kuvuga ngo bwakunde ngo couple zisohoka ntabwo twabayemo. Harigana namubwiraga ati tujyana ahantu ngugura amata ya amata. Ambwira ati ndabizi ufite imibare ufite ntabwo irimo kugira ute yabaganzi. Nje nkirarira ngavuga ni oya amafaranga arahari wabireka ko tuziranye wabireka ko nguzi none turakoresha transport yangahe ni moto arere tour burese ni 5 yiturage ati ne brasserie kwa West ni 5 ugenda no kugaruka oki si 5 byawe nanjye 5 byanjye si 10 oki akangora imibare ngasanga turakoresha nga veni none veni ntago wazira ngo uramushi ukongera mu kabati ngumva ngoreye umubare umva twaza gutinda kuko tuvuge ku bintu nkibi urumva ni je byankoze ku mutima ku buryo ubu numva nta n'ikintu na kimwe mfite cyo kuvuga urumva just nge ndi kumwumva nkavuga ati kiba abakobwa bose nta ariko bundi mureka namabwira nisi divorce nubwo abantu bavuga ngo mbese ni gutuma umuntu ashaka umugabo ejo bagakora divorce none nuko basanganye batagendanye ku bintu by'urukundo ari ibintu rimwe na rimwe ugasanga ngiye umusore narirariye sibyo naba narirariye ugasanga wenda n'umukobwa nawe ntago ashaka kumva ko nshobora kuba nakina noneho bakaza bose buri wese afite indisi ategereje suri kubyumva kiba y'abantu bose abakobwa bose bakameze nkawe byafasha nukuri byaba ari byiza cyane byafasha umva reka nkubwire ni ibintu byafasha byagenda neza ubundi David abantu ntago ubundi habuze abagore ntago babuze n'abagabo ntago babuze ahubwo habuze umugabo wa nyawe n'umukobwa wa nyawe umukobwa wa nyawe agizwe n'iki rero ni umukobwa ufite umutima bundi hari kuba uri umukobwa ariko udafite umutima umutima ni iki ni ikintu kigira amarangamutima ni ikintu kigira ibyiyumviro gihangayika ni umuntu ufite nawe reba umuntu ufite umutima ni kuba twicaye hano nuko mfite umutima ndi gipopo umuntu akenshi buri ntago nabangiye muri detail nyinshi umukobwa ufite umutima ikibazo cyawe kibiki ubuzima bwawe bugira ubwe kandi ukuri akwakira ukuri ukondi pe ntago Nirazi kari umuntu wafashe igihumbi njewe ibintu nagenda akora arundi ntabona bayarari kwekera kuko akeshi hari n'ibintu navugaga fase koko nawe nibi ntabyo none ko ntabyo die okay akambwa ati humura ariko bizaboneka muri abo ufite igitanda ati wa kandi kavuga ati sheri tuzabana ryari akumva ni mu byo kubana ariko mu by'ukuri bo none reka tubigenze cya
reba umugabo wawe wagukunze niba ari ikintu wamubwira ukimubwire. ndamukunda cyane. byose uba yarashatse mugakora ubukwe, ubukwe burahenze cyane. abantu benshi bariruka bakavuga ati ibi ntago bibaho. Ubukwe mpera umugabo wawe mikoro ariko iyo ngeze kuri iki kintu ni ikintu kiba kirenze. Abana muri bose bakagombye kuba nk'umugore wawe, bagukunda wese ukuri. Modoka batunze nawe ntagenda mu modoka, atega moto byacishamo yayabura agatiga igare, byakwanga akagenda n'amaguru, ariko imodoka arayanga. Tugiye gusura sare atanya kuzana imiryango yabo ya kure, bazicara ute, twaje tubarangira duti ahantu baza tisa, ntabwo twari tugomba kujya kureba, kandi ntabwo yishyuye makeya ibise kodesha. Umugore wawe yarafashe umwanya ushoboye cyangwa umwe n'umubana cyo karone naravuga ati pasiteri nitwitwe ko twishingiye, pasiteri adusengeye uko tuzabaho tuzabimenya, uko tuzabaho tumaze kubana tuzagira ute tuzabimenya. Amatara umuntu rero ubu abakobwa bose umugore wawe, umugore w'umutima. Abantu nk'aba niba dukeneye mu gihe nk'iki, niba dukeneye mu gihe nk'iki bakubwira ati ntufate ideni, kora ibi ariko cyangwa tubane mu ndebere gato y'ubwiye amagambo nibura nk'abiri cyangwa 3 meza, kugira ngo tukana ku musozi w'ikiganiro. Sinkubwira yuko uri uwo nkunda kuko ibyo urabizi, icyo nshaka kuvuga ni ingano y'urwo nkukunda. Numva ikintu namubwira, my wife, umugore wanjye mwiza nkunda, ntabwo nzamutenguha, kandi icyizere nzamumenyera ko ngishyira mu bikorwa, sinzagitesha agaciro, kandi nzakomeza kumukunda. Nzagukunda uko byagenda kose, nzahora ngukunda, kandi ntuzagire ubwoba kandi Imana izabidufasha. Numva aricyo namubwira. Muri njyewe uyu muntu ntabwo wamwanga, uri umuntu ugukunda igihe biri ngombwa n'igihe bitari ngombwa. Hari abantu tubwira badukunda mu gihe biri ngombwa, igihe bitari ngombwa ukamubura, akagukunda igihe biri ngombwa, bitari ngombwa urabyumva nawe uri umuntu mukuru. Nabyumvise. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye, tugeze mu kandi ko gusoza ikiganiro, ariko sinatuma tugenda tudakoze kino kintu, kuko mu kanya Stan yarancalenjinze ukuntu ntibuze kugarukaho cyane, muzi ukuntu bimaze kugenda, ariko sinagenda ntavuze kino kintu reka nkivuge n'umutima utuje, nk'uko mwabanye nanjye mu minsi yatambutse, tukubakira abantu amazu, tukagaburira abantu, tukagurira abantu ibitenge. Ubu ntabwo aribyo tugiye gukora, tugiye gutwerera abageni bakoze ubukwe, Imana yababanye nabo, ariko ku buryo babukoze mwakurikiye inkuru yabo. Niba unkurikiye hano wakunze inkuru yo muri urukundo rwabo, wakunze ukuntu babanye n'Imana, wakunze ukuntu bizeye Imana, ibi bintu tugiye kubikorera uyu mukobwa wagukunze nta kintu ufite. Noneho wewe wavuga ko yagusanze nta kintu ufite, ariko yagusanganye Imana, kandi Imana yawe ikora byose. Kuva ku munota wa mbere yakwigaragaje kugera ku munota wa nyuma, yanze ko nkorwa n'isoro. N'ikindi nakangubwira, n'ubu ukomeje kubana nawe nyuma y'ubukwe, kandi uzarinda gusaza ikibana nawe, upfa kuyigumaho gusa, sibyo? Tugiye gukora kino kintu, tugiye gutwerera uyu muntu ku mafaranga make ufite, ntugire ute ntuyatinyishe.
ahangaha ukuntu dutwerera mu madolari, mu mayero, mu mapawundi, mu mashiringi, amafaranga ahantu hose aturuka nyine ibyo twita ngo ni amafaranga hano mu Rwanda aturuka ahantu hose impande zose z'isi turazivuga zose zikatwita zatwitaba ubwo rero ku bantu badukurikiye bakunze inkuru, bakunze uyu mukobwa, bakunze uyu couple uburyo yatuganirije, bakuyemo isomo, dukore kino kintu tugiye gufata nimero y'umugabo kugira ngo tumutwerere, tubwire nimero yawe. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 137 868 88 078 137 868 88. Amazina ni Ntirenganya. Niyo abaruye kuranga muntu bura ni izina rimwe gusa bajyaza yababona. Ntirenganya. Yego. Hanyuma mubikore neza nko mwakomeza kunshigikira kandi ni munsi uzuguza ku bantu bakunze history cyane ko twumvise ko nakazi yakoraga bamwibye ariko ntiyacitse intege kandi kuko Imana ikora mu bantu kandi ibyo amasezerano yacu ari mu bantu ntago ari igitekerezo cyabo ahubwo twe twaje tuje kwivuga imirimo y'Imana. Icyo ni igitekerezo cyane abantu babyumve neza, ni igitekerezo cyane ntago ari igitekerezo cyane. Twaje tuje kwivuga imirimo y'Imana, tuje gusubizamo abantu ibyiringo cyane cyane ko ari yo ntego yacu. Hanyuma nk'uko bimenyerewe tugiye kugusaba n'ubundi usengera abantu badukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye, usengere n'abasore bameze nk'abakundwa n'abanyina gusa, ubona abakobwa bakuru nkawe aho wari uri ku rugero rwo gukundwa nande na mama gusa. Imana ikohereza undi muntu wa kabiri unkunda byanyabyo, burara kugukunda ariko bitari ibyanyabyo, ugukunda byanyabyo, gukundwa nande na mama gusa, ariko heza Burundi araje. Usenge nabo basore, usenge n'abakobwa bandi nabo bafite imitekerereze itandukanye, baze kugira nk'imitekerereze y'umugore wawe. Ni karibu n'isengesho kugira ngo bise kugenda neza. David urakoze. Hari kandi kantu gato nashaka kuvuga gato cyane. Nukuvuga turi mu gihe cyo kubaka icyizere cyabo bafite Imana ntibagitakaze. Niba warizeye Imana komeza uyizeye. Niba warasenze Imana komeza usenge, ntago Imana igikoza abayo isoni. Mfite ibihamya bifatika kandi video yanjye muraza kuyibona, muri kuyibona ko deja ntago nindi wa muntu wari wabwira ngo bazakora video irimo kamera ebyiri, ntago bishoboka. Foto na video n'umugore wanjye yabibabwira ntago yabyumvaga kuri shoboka. Bati dukoresha amafoto gusa, bya video bireke nta mafaranga, ariko ambwira ngo byanga byakunda tuzakora ibintu byose uko Imana yabipanze. Ikintu nashakaga kuvuga rero David, hari abantu bari mu sengesho kakuda afite ubukwe, ufite uburwayi, ufite ubukene, ufite ikigeragezo ku ruhande rwawe, mu rugo iwawe, muri famiye, tumira Imana mu kibazo cyawe. Kuko nanjye natumiye Imana mu buryo bwanjye, nawe harageze ngo ubwire Imana uhindure isengesho. Buriya ahanini dutinda gusubizwa bitewe no kudahindura isengesho, duhora muri Imana, dufashe Imana dukize, ariko igihe kirageze ngo uhindure isengesho. Nk'uko Hana yahinduye isengesho akavuga ngo umwumva umwana w'umuhungu nzamugutura abe uwo mu nzu yawe. Imana yahise yumva iryo sengesho kandi yaramaze imyaka myinshi asenga. Nanjye igihe nahindura isengesho ngavuga Imana, noneho ubu bukwe n'ubwawe ndagutumiye, ubaye umwe mu batumirwa muri ubu uzabuze muzabutahe. Invitation ndayiguhaye ngo tume mu bukwe bwanjye. Nabonye Imana itaye ubukwe bwanjye. Nawe Imana igihe kirageze ngo itahe mu kibazo cyawe, itahe mu rugo rwawe. Umugabo n'umugabo muri kuvuga neza, muri kuvuga, ariko igihe kirageze ngo Imana itahe mu rugo rwanyu, Imana ize mu rugo rwanyu, ibintu bizagenda neza. Nuhamagara Imana ikaza mu bintu byawe, uko byaba bimeze kose bizagenda neza. Bakoze gusenga ariko kambase Uwiteka Imana kandi uratuka ugira neza kugira isengero nta cyubahiro. Isengero abari hano mu Rwanda, bari hanze hirya no hino ku isi, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose ubagireho kuko Imana igira neza. Reka ubabere Imana, ubabere umurengezi, izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko Imana igira neza. Ndakwinginze kugira ngo ubuzima bwabo ubageremo, kandi Uwiteka Mwami Imana, uko wakoze ibyanjye n'ibyabo bari kubikora, kuko ibyanjye ntago bikomeye kurusha ibyabo, kandi Imana iri hejuru y'ubusa. Sengera abasore bameze nkanjye, sengera abagabo bameze nkanjye, nabo barahari. Ikibazo n'icyanjye babona bitashoboka, babona nta nzira nta buryo, bongere bakwizere kandi ubereke imbabazi zawe, ubereke ukuboko kwawe kwiza, ubereke imbaraga zawe, kandi ubagireho izina ryawe ry'icyubahiro. Kandi tugushimiye David ndetse n'abandi bose badufashije muri uyu mwanya w'iki kiganiro. Abarabona iki kiganiro bose bigira icyo babafasha, bakomeze
kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. ubana natwe kandi ubane natwe, izina ryawe rikomeze gutindana natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze. Amen, amen.